Niba ufite telefone ifotora nabi gira hino nkwereke. Hari kuba ufite telefone ugasanga ifotora nabi cyane, ugasanga wifata amafoto ugasanga baguteye isoni mu gihe uri kuyereka abandi bantu, ugasanga barakubangamiye cyane. Reka nkwereke uburyo wajya ubigenza ukoresha application yawe ya kamera, maze amafoto yakaba asa neza cyane, ukagenda wafotoje iPhone. Reka mbikwereke. Fungura application yawe komera dore ngiye uzayifungura nguku. Ukimara gufunguza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguza abanza ufotora ifoto ushaka gukoresha na ngurugero reka dufatire kuri anga twafotoye kare. Wenda ngurugero reka dufatire kuri ingiyi. Ukimara kugera ku ifoto ushaka gufatiraho nguku nta kintu uzahita ukora. Uzitukura kuri kano kantu ka edit kano kantu gukanuza gakuraho nguku. Ukimara gukora tujya kwita umeze nguku. We nta kintu uzahita ukoze tukura kuri kano kantu ka AI enhance hano kwabona uzakora nguku. Ukimara gukora nguku bizahita bitangira kurodinga nguku. We nta kintu uzahita ukoze ategeza gake wihanganye uzategereza. Ukimara gutegereza bizahita bigenda nguku agafoto kawe wifotoje bazahita bagakora neza nguku. Urabona ko agafoto kacu gasa neza cyane wagira ngo twagafotoje iPhone. Rero ushaka gusavinga muri telefone nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka save asa copy kano kantu ukukabona ukora nguku. Yukoze nguku ugahita kagera muri telefone yawe ari agafoto keza cyane nta kintu gito yabigusabye. Ese kano kantu karagufashe niba kagufashe bimbwira muri comment, ikindi kandi yabigira no ku following.